umuhungu yandonguraga singira icyo numva, ariko umunsi umwe nje kurongorwa na papa, noneho akaba aribwo numva imboro cyari cyo. Ubundi mbere nakundanaga n'umuhungu, uwo muhungu tukajya turyamana igihe cyose nyine ashakiye kundongora, cyangwa igihe mushakiye nanjye nkamuhamagara yandongora nyine, nkumva nta bintu nyine birenze ku buryo nakwanga kumuha igituba ngo yirongorere. Angeze aho ngaho agenda ndongora nyine, nanjye nabishaka nkamuhamagara ngo ati urebe ko ngushaka. Nyine nawe urabizi iyo umukobwa yashyuka igituba kiba cyajemo amazi yasizoye. Umunsi umwe nyine nibwo navuye muri dushe, nari ndi mu rugo. Uwo muhungu nyine nafite gahunda yo kuza kujya kumureba, ariko sinajyayo kuko papa yahise aza. Papa maje kuza arampamagara, nyine nari ngiye mu cyumba yicaye muri salo, arambwira ati ninza mbwire. Papa wa wundi nzi aje arambwira, antuma nyine mu cyumba cye, arambwira ngo ningende muzanire telefone iri ku kabati k'igitanda. Ndangije ndagenda, papa nsangayo. Nsangayo arambwira ngo nindeke ansige. Nyenyeri isume nyine kuko numvaga kureba amabere yanjye nta kibazo. Ndamureka aransiga. Noneho uko ari kunsiga mu mugongo, akajya nsiga no mu gatuza, akagenda akora ku tubere. Ko papa agenda akora ku tubere, mu mutwe wanjye nkumva ndimo ndagenda mpinduka. Arangije nibwo yambwiye ngo nicare ku buriri. Ndahicara, ansiga amaguru, mbese nyine numva nta kibazo. Nongeye papa twaranakundanaga cyane, turukundana nkuko nyine umubyeyi nyine akundana n'umwana we. Niwe nasabaga ikintu mbona nyine nkeneye cyane, sinaye kubwira mama ngo nangure kotegisi papa hari, ntabwo ibyo ngibyo byashoboka. Ndangije nibwo naryamye, ndyamana na papa nyine numva yuko ari nk'umwana na se bisanzwe. Nibwo nicuye nsanga yasume nari nkenyeye yamvuyeho. Noneho ndangije nyine ubwo ariko nari nicuye, papa arimo arankarisa ntazi ibyo ari byo. Ese wumvaga bimeze gute nyine ari kugukarisa? Nari nsinzire nyine ukumva nk'uko waba uryamye umuntu akagukoraho. Ubwo ntabwo wumvaga washyutswe, wumva ushaka nyine ko guhita ukora sex? Ndangije nibwo nicuye, numva na igituba nyine cyashyukwe, numva nshatse imboro. Noneho papa nawe arambwira ngo nindyame, ndaryama. Agiye kukurongora nyine, ese wumvaga nta bwoba ufite? Mu kuryama papa nyine atangira nkora ku mabere, numva nangiye kumwiyumvamo. Rigose ariko nawe uri kubikabiriza. Bitandukanye nuko najyaga mwiyumvamo nk'umubyeyi. Papa nibwo yahise andongora. None akimara kunshyiramo imboro, numva rwose ibintu bimeze neza cyane, ntangira kuryoherwa bya hatari. Harandongora cyakora yandongoye agaturu kamwe, mpita nigenda. Urumva nari mfite na gahunda yo kujya kureba sheri wanjye. Papa yandongoye nk'iminota igera muri 5 ku ituru ya mbere. Nibwo nagiye mpita nambara mubwira ko ari ahantu ngiye njya kureba umuhungu twakundanaga. Turaganira nyine kuko twe twamenyereye yuko iyo duhuye andongora. Nibuka ukuntu papa yandongoye, mbona ntabwo namuha igituba cyanjye, mbona yaba anyicishije ipfa nyine kuko nari mvuye ngo papa numva uburyo andongoyemo nubwo narongoranagamo, nahise numva bitandukanye cyane nta n'ihuriro. Bivuze ngo mujama wawe yarabipaga? Umuhungu turaganira, mpita mubeshya yuko nyine nameze neza, nta gahunda mfite yo gukora imibonano mpuzabitsina, ariyo nyine guhuza imboro n'igituba. Nuko ndangije turaganira ndataha. Bukeye ubwo mama nyine yari yagiye kwahira ubwatsi. Bukeye mama yari afite ubukwe. Afite ubukwe bwiwe se cyangwa ubukwe ari butahe? Abujyamo, njyewe ndasigara na papa arasigara kuko nyine yari yamaze kundongora. Kubwa nyine se numva ari ikintu maze gutinyukamo, ariko nyine atari neza. Nyuma nibaza impamvu ibyo bintu byabayeho, ariko bitewe n'uburyo naryohewemo sinigeze mbitekerezaho ngo mbigire big deal. Ndangije nibwo nagumye aho ngaho. Papa aragenda arahaha neza, turateka turarya, turaganira. Mubaza nyine ati se papa biriya bintu wakoze buriya byagenze gute? Arambwira ati mwana wanjye ngenda gukunda cyane, nanjye nyine nabonye biza. Ati se wumvishe bimeze bite? Ndambwira ni rwose papa ni ukuri ngiye numvishe ibintu byari neza cyane. Ati uzi ko naraye nanarota twongeye kubikora? Papa yahise yishima cyane, arambwira ati sinzabibwire mama, ikintu cyose uzajya ashaka nzajya nshaka njyewe ubwanjye nzajya mbwira papa kimwe. Ndamwemera ati nta kibazo. Ndangije ubwo nyine nibwo papa yambwiye ngo twongere. Numva ngize amatsiko, arambwira ati
ambwiye nyine ngo twongere tujya mu cyumba. Nyine we mwagiye mu cyumba nyine wumva ntabwo bufite wumvaga nyine sinzi ukuntu ndi kumva ukuntu nyine uri kubimbwira ndi kumva ari nka montage uri gushyiramo. Arambwira ati biriya nibwo nabigukoreye buriya ntabwo ari neza, noneho unyiyumvamo unyihe wese icyo nkubwira ugikore nibwo uri buze kubona yuko noneho ngukunda bya nyabyo. Numva nyine ntewe ishema ryo kuba naba nkundana na papa tunakora n'ibyo ngibyo, ku bwanjye numva mbaye umuntu wundi ukomeye kuri papa. Ndangije nibwo naryamanye na papa, turaryama arandongora, nkuramo agaturu ka mbere rwose arandongora, akajya nterura akancumita nyikiye. Mbona nyine ibintu ni byiza, twari twafunze nyine na radiyo ivuga ndidagadura pe. Numva noneho nkunze papa birenze. Arangije nibwo yambwiye ngo araje, asohoka gato yarongera aragaruka. Arangije arambwira ngo nimusome, ndamusoma, imboro yirongera irahaguruka. Arambwira ngo ara kandi kanagiye kunkorera. Ndamubwira ati nta kibazo. Noneho nibwo twongeye kurongorana, ariko andongora bitandukanye. Akajya afata imboro ye akayikubita ku gituba cyanjye, agakoza ku mishino no kuri rugongo. Ndangije mbona amazi atangiye kuva mu gitsina, ngira ngo wenda ngiye kunyara nyine ku buriri, kandi numvaga nashaka kunyara. Nibwo nahise mbwira papa, ni papa sinzi ukuntu bigenze, ubanza nshaka kunyara dore hatangiye kuza inkari. Papa arambwira ati ntago ari inkari, ako ni kakano nakubwiye nshaka kugukorera, niyo mpamvu ngira ngo uyirekure. Ndamubwira nese papa ibingibi nabyo mama ajya abigira? Arangije arambwira ati mama wawe nawe arabigira, ariko ntago ari neza kuko ndi kumva itandukaniro buryoshye kurusha mama wawe. Nyine mpita numva nishimye, urumva papa yaranshimye kurusha uko ashima mama. Ndangije papa arandongora aranyaza koko, ariko sinari nzi ngo ni ukunyaza. Umva ndagenda muha igituba neza, aranyaza akajya kubita kuri rugonga, amazi akaza agafata akarima agakoza ku gituba. Noneho nkumva isiraje tata we, wallahi ndabyumva nkumva neza, noneho ubu ngubu bigezemo. Ndangije papa aranyaza akambwira ngo nimfukame, kubera nyine we yari afite ikiboro kinini. Yarakurongora ukayumva yose. Birangira ka gahungu nongeye kukiteze yanampamagara, amubwira nti reka reka. Mpita nyine mpaga ukuntu papa azajya ndongora ariko mama nabimenye. Noneho rimwe mama aza kuza asanga papa yandongoreye ku buriri, yanyaje, buriri buratoha. Papa aramubwira ati byagenze biti? Mama nyine ari kubaza papa ngo byagenze biti? Papa aramubwira ati si biki, ati kuburiri butose. Papa aramubwira ati nanyweye agacupa ngiye narose ndimo kunyera nyine shiduka byatangiye. Mutangira kwisaza ngo warongoreye ngo abagore ku buriri, abarampamagaye. Arambwira ati mwana wanjye nta muntu ugize aha ngaha w'umugore cyangwa umukobwa. Ndamubwira ati mama papa ntago yagize aha ngaha, yagiye agaruka mu kanya azahita aryama, kuva yaryama nta wundi muntu waje aha ngaha. Urumva nene amaze guhana na papa gahunda ukuntu azajya ndongora, twari duhararanye muri iyo minsi. Mama ashatse kuzana nyine ibintu byo kwisaza, papa ahita amwirukana, ahita asohora ibintu byaramwirukana. Mama arahukana. Namaze icyumweru mbana na papa mu nzu, ndi umugore we. Mama yampamagara ngo nine papa nze, nkamubwira nti rero mama urabona hano hari amatungo nta kuntu yabaho papa akunda agacupa, ntabwo byashoboka, reka ngume ku rugo ahubwo munganire na papa uburyo agomba kukuzana. Ku mutima ngiye numvaga mama atanagaruka kuko numvaga ari byiza nyine yandushije. Njye na papa tumara icyumweru cyose turongorana, igitondo n'ikigoroba. Byagera mu gitondo ewana akandongora ituri ryoshye bya hatari, buriya numvishe ituri ya gitondo nayo ari ya danje. Ewana noneho mu gitondo akanswera nkumva imboro neza fresh, ngera aho ngaho nangira amenyera imboro. Mama nibwo papa yagiye kumucyura nyine, urumva twe tumaze kugabanyamo nyine kurongorana, turisigaye tubigendesha gake gake, ajya kumucyura. Ubu ngubu aho bigeze mama arigiye mba mbona atangiye kunkeka, akambwira ati se we naso bimeze bite, akabona nyine ibintu byarahindutse, nanjye akaba arigenganire na papa nkagira isoni. None se ubwo nabavumbura cyangwa se nagukeka kabizi? Avuga ati ubu ngubu ka mama nikamenya yuko twirongoraniye kazagira ishyari cyangwa kazanyica. Papa yavuga nk'ukuntu kwa kundi namwisanzuragaho nk'umwana we, byarahindutse, numva niwe unyinjiye mu mutima, numva niwe ubaye sheri wanjye w'ibihe byose. Nyine birumvikana kubera ko ibintu mwakoze ni amahano ntabwo bibaho. Niyo mpamvu nyine utangira kwikeka kuko ibintu mwakoze ni amahano ntabwo bibaho pe.
ubu rero uku nguku nanjye ntabwo nzi ngo iherezo ryanjye ni irihe. Rero ubu nagira ngo mungire inama ikintu nakoresha cyatuma ibyo byose bihagarara, kuko kubibwira mama n'ayo mabi yose nakoze nyamuhisha ntabwo nabitinyuka. Ubu rero mwangira inama y'icyo nakora kugira ngo ncike kuri iyo ngeso yo kuba mukeba wa mama, kuko gusangira umubyeyi n'umugabo numva ari igisebo gikomeye. Ariko nakurikiza uburyo papa yandyohereje mu kundongora, nakurikiza imboro y'ukuntu ishyitse nayifataga nkabona imeze neza, yanjya mu gituba nkumva ni byiza, nkumva ndanyuzwe rwose. Ikintu nabasabaga ni inama. Nizere ko warangije kujoininga membership kuri Afrimedia Rwanda, nawe ukakora subscribe kutarayikora. Noneho uhita ujya muri comment tubwira uramutse usanze mushiki wawe aryamana na papa wawe, cyangwa se papa wa mama wawe aryamana na musaza wawe, ese wabyitwara mute? Wabibwira papa wawe, wabibwira cyangwa se uwo bashakanye, undi mubyeyi wawe wa kabiri, wabigenza ute? Wabyitwara mute? Wabagira inama cyangwa se waceceka ukarumira? Isi wowe ubona wabyitwara mute? Ndababwira ngo isi igeze aharindimuka. Barabwiye ngo mu bihe bya nyuma, mu bihe bya nyuma muzumva ibitarigeze bibaho, muzumva iby'amatwi yanyu atigeze yumva. Kuri iyi nshuro rero iyumvire umwana w'umukobwa ukuntu yagushije cyangwa se yagushije papa we mu gatego ko kujya aryamana nawe. Ibaze rero ari nk'ababyeyi bawe ukumva ibyo bintu biri mu muryango wanyu, umuvumo mubi cyane. Kora subscribe noneho dukomeze twibanire 5 kuri 5. Iyi ni Afrimedia Rwanda.